I'm a Pierce fan. It's been a while, I know, but today we are here for A's wedding. Our PG. I know you want to see everything, so I'm sure that AP are gonna film every part of the ceremony, and it's gonna be a good day. Katia Kamari mukuru wa Miss Nishimwe Naomi uyu munsi akaba yakoze ubukwe ndetse n'umugabo witwa Adonas wo mu gihugu cya Amerika. Rero bakoze ubukwe bwiza bw'agatangaza ko muri kugenda mubona kuri ekara yanyu, barishimye, abamukenyereye, dore ngo Adonas agiye gufata umugeni we. Ni ibintu rero bishimishije, nanjye rero nahabagire ndavuga ngo ntabwo byakwira ntabahaye update, ntabwo bwakwira nabagejejeho amakuru uko bihagaze. Rero murabizi yuko mbakunda ubuntu bw'Imana bujye bubana namwe. Mbahaye ikaze mu kiganiro kugira ngo turebere hamwe utuntu n'utuntu mukora gukora no kanda hasi handitse subscribe kugira ngo tube tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose biba ari akagaruka. Ndabakunda rero kubatende nditwa Joy cya Joy Sesi nanjye kuko niyankujije nshima Imana yuko mwese mundeba mukankurikira. Ni ibintu byiza by'agatangaza nk'uko muri kugenda mubibona. Rero bari kubyina imbyino za gakondo, murazizi. Bimeze neza. Katia rero yishimiye umugabo we abonye. Aba bantu rero bamaranye imyaka myinshi bakundana, urukundo rwabo rwagiye hanze cya kera cyane, kuko nagendaga mbibagezaho kenshi cyane. Uyu Katia Kamari niwe wibwiriye Adonas yuko amukunda. Adonas rero nawe kuko yari amaze igihe ngo nta mukunzi afite bakundana, Adonas nawe aramwemerera aramubwira ati okay nta kibazo twe gukundana. Rero ni ibintu byiza kuri uyu munsi. Rero I will take duckweed from my guppy tanks, and I will put them into my goldfish tanks for the goldfish to eat. And I will take uyu munsi rero Imana yasohoje amasezerano, byabaye ibintu byiza cyane. Musaza we afite musaza we umwe niwe wamutanze, kwa kundi nyine abantu batanga abageni, sinzi niba mubizi ariko bikunda kuba kenshi na kenshi. Rero musaza we niwe wamutanze, musaza we nawe watanze Miss Nishimwe Naomi. Ariko ubu bukwe ntabwo bwagiye kuri live, ntago babushyize kuri live nk'ubwa mukuru we nk'ubwa murumuna we. Murumuna we niwe twabonye ubukwe bwari burira kuri live, bwitabira kuri live hariho ibihumbi 100. Uzi ko ubukwe bwa Miss Nishimwe Naomi bwagiye kuri live bugasoma bwa Ishimwe Vestina, sinzi niba n'umwe mutarabirebye. Hari ikintu bita abantu kuri live ya Miss Nishimwe Naomi, hari abantu rwose byari ibintu byiza. Abantu ntabwo bicishijwe n'irungu, ntabwo abantu bigeze bicwa n'irungu, bagiye kuri live babubonaho ibintu byiza, abantu barishima, abantu bavuga ati wow cyaze Miss Nishimwe Naomi ukoze ubukwe bwiza. Rero kuri uyu munsi rero nabwo Katia Kamari niho yasoje igikorwa cye. Ubu ngubu bari gusezerana, ariko ngiye hanze ndavuga ngo reka mbanze abakunzi banjye mbahereza ka video, abakunzi banjye mbaze mbere ku kuntu ibintu bimeze. Ndavuga ati ngiye Joy nzajya mpora mbara igihe cyose, ahantu hose haba ibirori mbere, kandi hose bimeze neza mbere. Kandi ndavuze ati reka njye hanze mbanze mfata ka voice note mbwira abantu banjye uko ikirori kimeze. Nanjye baranumiye, ubwo rero nanjye ntago nari kuhabura. Ni ibintu bibera ijisho, nawe muri kugenda mubona kuri ekara yanyu. Gusa yambaye imyenda myiza, imyenda yambaye nta n'umuntu n'umwe ndayibona. Imyenda bambaye bose, donc imyenda bambaye bose isa nk'ahantu bakoreye ubukwe. Kara yaho birasa cyane, kara yaho irasa nk'utwatsi duhari tubereye ijisho, uri kubona yuko bimeze neza cyane. Rero birasa cyane nkuko muri kugenda mubona ku mashusho yanyu. Katia Kamari rero akaba agiye nawe kuba umugore wa Adonas ukina muri basket BBC. Biraryoshye. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga rero nabonye bateye ku mateka bavuga ati ariko nubwo nari mpari nanjye najyaga ku mbuga nkoranyambaga nkareba, bavuze ati cyaze rwose aba bageni bambaye neza. Ariko se ubukwe kubera iki batabushyize kuri live ngo abantu birebere, byagenze biti? Rero abantu bibajije ubukwe impamvu batabushyize live, ariko buriya bafite impamvu, ntago wabarenganya. Rero icyo twakwifuriza Katia Kamari nuko yagira urugo rwiza, akazabyara ahungu nako, kuko abantu benshi nicyo bamwifuriza. Baramubwira ati ishya n'ihirwe ku rugo rwa. Ariko ari murumuna we mbonya ku mbuga nkoranyambaga bavuga Brenda ngo agiye kujya
ngo kuri Kiss FM are you sure mumbwire muri komanteri sinzi neza ntago ndi sure neza ariko ayo makuru mugomba kuyama namwe kuko muri abantu banjye rero ahantu mpagaze hari ikintu cyitwa ikintu cy'urusaku rwinshi cyane abantu benshi rero muri kubumva nyine ntago ndi safe cyane nkuko mbere mwajyaga munyumva donc narwaye n'akantu k'akagripe ndumva gripe nyinshi ariko nubwo nyinshi ntago nabura kutabaha ibigezweho ndabakunda rero buriya igihe cyose ngiye muzajya mumbura ntabwo muzajya mumbura igihe cyose nzaba mari igihe cyose mari ku gihe mvuga ati abantu banjye bari he ngo mbahereze video abantu banjye bari he ngo mbereke ibyiza bigezweho abantu banjye bari hehe rero video ni buri munsi ntabwo nzajya ninda ni buri munsi nzajya mbaha ibyiza bigezweho ni buri munsi nzajya mbaha ibyiza bitatse u Rwanda mbahereza ibintu byiza rero ngayo nguko ubukwe bwa Adonas ubu ngubu bari gusezerana ariko nubwo bari gusezerana ihangaha ni mu gusaba no gukwa no mu gusezerana ndabibereka abantu banyu no mu gusezerana ndabibereka ntabwo nzajya ninda nzajya mbahereza uko bwije nuko bukeye video mw'abantu rero ngayo nguko reka nkora aka video k'iminota mikeya ubundi ndaza kuza mu minota myinshi cyane iri imbere mbashe kuba nabaha video ndende ngo reka niyibe mbanze nereka abantu banjye ukuntu ibintu bimeze hano hantu ndi ni mu Gasabo gusaba no gukwa byagenze neza bambaye neza cyane imyenda myiza iyi myenda rwose bahisemo ngiye nakunze kara yayo kandi namwe muri kubibona abantu benshi bakunze iyi kara yayo bitewe n'uburyo imeze nyine n'abasirimu umusirimu ntago yabura kutambara imyenda myiza abasirimu erega barambara abasirimu umusirimu ni wa wundi ugomba kwambara atifuje agomba kwambara ibyiza bigezweho agomba kwambara ibyiza bitatse u Rwanda ngaye nguko rero reka mbabwire ngo ndabakunda cyane umugisha Imana ujyibana namwe kubwishe no kubukeye nanjye reka nkomeze nkurikirana kino kirori ukuntu kiri kugenda agatanu kwa tanu murabizi yuko akacara kagaruka bizu